mwese abadukurikira kuri PBO TV, ni cyahoze ari PBO TV ubu cyamaze guhindura izina, ikirango cyamaze guhinduka ndetse hari n'ibindi bigiye guhinduka. Ndabashimiye kandi abakoze subscription namwe ndabashimira cyane. Ni inkunga ikomeye gukomeza kubana natwe, nuko mukunda ibyo dukora, natwe turaharanira gukomeza muri uwo mujyo kugira ngo turusheho kubanezeza. Hanyuma rero muri kuganira na Paul Billy usanzwe n'ubundi abagezaho yaba ibyegeranyo yaba amakuru n'inkuru z'ubwenge zitwa Bwenge bwa None, niwe mukiri kumwe. Bahaye ikaze rero. Iki ni ikiganiro nifuza kubagezaho kitari bufate umwanya munini cyane, ariko ni ukugira ngo bijyeho umucyo ko icyari PBO TV cyamaze guhinduka PBO Entertainment TV. Ndaza no kubasobanurira impamvu cyahindutse kugira ngo bize kuba clear. Hanyuma usibye kuba ibyo birango byahindutse ndetse n'izina ryahindutse cyangwa twari modifiye, hari ikindi kigomba guhinduka. Ubundi busanzwe tubagezaho content eshatu. Hari content ijyanye na actuality, amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi uhereye mu Rwanda. Hakaba n'indi content ijyanye n'ibyegeranyo bitandukanye ku ngingo ziba ziri kuvugwaho cyangwa se zitandukanye. Hanyuma hakaza n'indi content yitwa Bwenge bwa None, ari ijyanye n'utundi ariko turimo inyigisho. Ubwo rero mpereye kuri icyo twamaze guhindura cyo, iyo ni impinduka ya mbere birumvikana. No mu itangazo nacishije ku rukuta rwa Paul Billy kuri Facebook no kuri post kuri YouTube, nicyo yavugaga. Hanyuma ikindi kiri buhinduke ni uburyo content ya actuality ari nayo ibirimo ibintu byinshi bya buri munsi bihoraho igiye kuzajya bageraho. Izajya bagezwaho mu buryo butandukanye n'ubwo mwayibonagamo. Icyo twahinduye ni uburyo, kandi hari impamvu twabihinduye cyangwa se hari impamvu twakozemo modification. Mbese ni uburyo bwo kongeramo agasukari. Niko plan yari imeze, ntabwo twabihinduye kubera indi mpamvu, ahubwo plan dore ko yari iteye. PBO TV itangira twari dufite plan imeze gutya, ko nitugera kuri video 100 zimaze kugeraho tuzakora modification y'uburyo dukoramo ibintu, hanyuma tukabikora nyine muri ubwo buryo twateguye. Niyo mpamvu video aka kanya 104 zimaze kugera kuri YouTube channel deja zamaze kugeraho, ahubwo meze nkaho ibingibi mbivuze donc harabayemo ubukererwe, kuko ubundi kuri video 100 nibwo nakagombye kuba narahise mbagezaho ubu butumwa ndi kubagezaho uyu munsi. Ariko nanone ntabwo turakererwa cyane ku buryo video izo zindi enye zagiyeho, nuko zari ziteguwe ziri ready, tubona n'ubundi nta mpamvu yuko tuzisubiza inyuma. Hanyuma rero kandi zari zikozwe mu buryo n'ubundi twari dusanzwe dukoramo. Biba ngombwa yuko tubanza kuzidropinga kuri channel kugira ngo mubanze muzikurikire, kuko amakuru ahora nyine yisukiranye. Hanyuma rero sindi bujye mu bintu byinshi biri out of box, ahubwo igihari nuko content ijyanye na actuality murajya muyigezwaho mu bundi buryo nyine. Nizeye ko muraza gukunda, kuko n'ubundi abo tubana umunsi ku wundi hari request bagiye bagaragaza, bamwe na bamwe ngira ngo twagiye tuzibona, kandi burya mbere na mbere no kubashimira kuri support yanyu. Burya iyo umuntu akoze subscription aba afite agaciro gakomeye, kuko abo dukorera nta bantu abadukurikira nyine cyangwa se n'abazadukurikira, burya nibo dukorera. Ntabwo ibintu dukora ari nka kwa kundi uvuga uti wenda mpashye ibirayi ndabizi nyine ko mbifite mu gatebo cyangwa se mu mufuko.
oya, ahubwo uravuga uti ndaranguye ariko sinzi igihe bizagurirwa. Rero ibi ngibi twe dukora tubikora atari ukuvuga ngo turabona abantu ako kanya, kuko YouTube ni ibintu bisaba gutegereza. Nayo mpamvu biba bisaba kwihangana, nayo mpamvu n'abantu bashya bari kuza kuri YouTube mu gihe icyo kintu cyo kwihangana no kudatsimburwa, resilience, kugira ngo muzabashe kugera ku ntego zanyu. Rero icyo navugaga nuko turi gukorera abantu bamwe tuzi nabo tutazi. Bamwe mushobora kubireba uyu munsi, abandi bakazabireba mu myaka 10 iri imbere. Ibyo kuko biba biri online isaha n'isaha, ibintu wabibona. Uyu munsi tubona inkuru zo muri zo mu bihumbi 2000 na kangahe YouTube imaze kuza, bahise bayimenya, ibyo ba-uploadinzeho turabibona. Ubwo rero biterwa ahubwo n'icyitwa trends, ikigezweho nyine muri icyo gihe, burya igihora nyine gisa nkaho kigaruka. Ubwo rero ubwo buryo tugiye kubagezaho iyo content ya actuality cyane, twizeye neza yuko muzabukunda. Indi content nayo dushobora kuzakoraho modification ni ijyanye n'ubwenge bwa none. Ubwenge bwa none nayo dushobora kuzakoraho modification, nabwo muzabyumva. Abasanzwe bakurikira inkuru zacu, ibyegeranyo se cyangwa n'izi nkuru za bwenge bwa none, hari uburyo musanzwe mubyumva. Rero mugiye kubyumva noneho mu bundi buryo, hanyuma kubikunda byo ndabyizeye muzabikunda, kandi bijyanye na plan twari twihaye. Video 100 zagezweho niko nabibasobanuriye. Hanyuma kandi twebwe icyo tuzakora ni ugukomeza guharanira kubagezaho ibyiza, ibibashimisha kurusha ibindi, cyane ko tubikora tubikunze, atari ibintu dukora kugira ngo dukuremo amafaranga. Aramutse aje byaba ari byiza, ariko kuri uyu munsi ni ukubikora kubera ko tubikunze. Rero dushobora kubenforma, ariko tukabenforma mu buryo butandukanye n'ubwo twabenformagamo, kandi n'ubundi amakuru akabageraho, kandi n'ubundi mukishima, mukaruhuka mu mutwe muri ubwo buryo. Ubwo rero nge ubaganiriza, n'ubundi nzakomeza kubana namwe, ariko nanone kandi nihaboneka n'undi nabwo tuzabibamenyesha. Ariko kugeza kuri ubu Paul Billy niwe ukiri kuri channel, abana namwe umunsi ku wundi, ndetse nizeye neza yuko muzakomeza kugenda mwiyongera bitewe n'ibyo tuzagenda tubagezaho. Hanyuma kandi reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Iyi video nyifashe ari kuri Pasika, nizere ko abayizihiza mwagize Pasika nziza, kandi abagize ibyago namwe mukomere, niko ubuzima bugiye bumera. Hanyuma kandi namwe muri enjoyment ya weekend, cyane ko kuwa mbere ari konji, namwe mwenjoying ariko responsibly, munywe cyangwa se muryoshye mu rugero. Hanze icyorezo cya sida kiracyahari, ikindi kandi n'ubundi no ku munsi w'ejo turacyakeneye kongera kwenjoyinga. Niyo mpamvu mugomba kugira akariro gake na feri. Niba ukoze n'imibonano, wibuke kwirinda, kuko nabyo byagufasha dukomeze no kurwanya icyorezo cya sida. Hanyuma kandi tagaruka ku minsi 100 yo kwibuka, cyangwa se yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. turacyari muri iyo minsi 100 bacitse ku icumu rya jenoside. ndakomeza kubihanganisha, mbakomeza kandi mbabwira ko nka PBO TV cyo mumenyereye yahimaze guhinduka PBO Entertainment TV. Banza ntari nanabifata wiki. PBO TV yamaze guhinduka PBO Entertainment TV. Byaje noneho. PBO Entertainment TV
irabifuriza gukomera kandi irakomeza gufatanya namwe muri iyi minsi 100 yo kwibuka. Abatarabona imibiri y'ababo babuze muri jenoside, dukomeze tubane nabo, igihe ibonekera tuzabane nabo n'ubundi kubafasha kuyishyira ahabugenewe kandi ishyingurwe mu cyubahiro ikwiye. Hanyuma kandi twirinde ingengabitekerezo ya jenoside aho ikagera, dukore ibishoboka aba bantu bacitse ku icumu tubabe hafi, tubabungabunge, dutume tuba isoko y'imbaraga zabo muri ibi bihe biba bitaboroheye baba barimo gucamo. Nawe ibaze iyo wagize ibyago, uramutse ugize ibyago ukabura abantu bakubwira bati komera, ihangane niko bigenda, ushobora no kwiyahura nawe, cyangwa se nubwo utakwiyahura ariko ushobora kumva n'ubundi se warayanze. Noneho kandi uko umuntu aremye mu buryo bwo buri sociale, aremye mu buryo buri sociale, hahandi ubundi umuntu aba agomba kubana n'abandi, ube mubi ube mwiza ariko ugomba kubana n'abandi. Rero ntabwo numva impamvu abantu batagomba gufatana mu mugongo mu bihe nk'ibi ngibi. Hanyuma rero kandi ndashimira abantu bari hirya no hino bacitse ku icumu, bari gufatanya n'abandi mu kurwanya iyo ngengabitekerezo kandi bakaba baranze guheranwa n'amateka, bagafatanya n'ababagiriye nabi, ababiciye, kongera guha abantu ubutumwa bubumvisha ko ibihe biha ibindi, ubuzima bugasubira uko bwahoze cyangwa se bugasubira bukaba bwiza, bagashyingirana, mbese bakajyana mu bikorwa bitandukanye mu rwego rwo kugaragaza ko ubumwe bushoboka. Ndabashimira cyane abagiriyemo ubumuga muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ndabakomeza nubwo ingingo zitazagaruka cyangwa ngo zigire ubushobozi nk'ubwo zari zifite, ariko muharanire kwigira no kuba abantu bashobotse, bakomeye kandi bafite aho bigejeje. Ntabwo umuntu wacitse ku icumu rya jenoside agomba kugaragara mu bandi nk'umuntu usabiriza. Icyo kintu duharanire kukirwanya. Mfata n'abantu bafite ubumuga muri rusange, rwose biba bibabaje kubona umuntu ufite ubumuga yacitse urutoki cyangwa ukuboko kumwe ari gusabiriza muri gare downtown, Nyabugogo, i Remera, i Nyanza, i Kabuga, ugasanga ari gusabiriza kandi afite umutwe utekereza. Ntabwo biba bisa neza. Ibyo bintu tugerageze guharanira kubirwanya. N'ikimenyimenyi ibigaragaza yuko abantu babinuba nuko iyo muje gusaba muri bisi, ubwo ndi kubwira abafite ubumuga butandukanye, iyo muje gusaba muri bisi nta muntu ushobora kuguha inoti ya 5, nta muntu ushobora kuguha inoti ya 2, nta ushobora kuguha 1,000 na 500, biragoye. Baguha igiceri cy'ijana kugira ngo bakwikize kubera ko wamaze kubabera umutwaro. Ngewe personally iyo duhuye ukansaba ufite ubumuga, wenda umwana we nshobora kumuhata, ariko umuntu mukuru ufite ubumuga ntacyo namumarira, ahubwo mubwiza ukuri nkamushyira ku ruhande namubwira nti gerageza ukoresha ubwonko bwawe ugere ku byo ushaka kugeraho, ntabwo gusabiriza ari byo byatuma ugera ku iterambere. Noneho kandi niba harimo wenda n'abavuga bati uyu muntu ni umugome, birashoboka ko ushobora kunyita umugome, ibyo ni ibyawe, ni uburenganzira bwawe. Ariko se nanone niba umubyeyi adashobora kuzaba prouding ku giti cye, yumve yishimiye kuba yabwira umwana we ko asabiriza mu mujyi cyangwa se n'ahandi mu masoko atandukanye, hari urambwira ngo we urumva nta pfunwe afite, nawe ibyo akora arabizi neza yuko bidahwitse. Kamere muntu yishimira kubona ibintu by'ubuntu, ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo bintu by'ubuntu biramba. Rero abantu bafite ubumuga muharanire kugira ibyo mwigezaho. Ntabwo ndi butinde kuri aba bantu, ariko namwe mubaha nimwe muborora, muri kubahira iki, mujye mubabwiriza ukuri, mubabwire bakura amaboko mu mufuka bajye gukora. Niba badafite amaboko bakoresha umutwe wabo kuko nawo wakora. Niba badafite amaguru birashoboka ko uwo muntu ufite ubumuga yagenda hari akicara
yakora yabigeraho, ahubwo ikibazo ni imyumvire yanyu mwe mufite ubumuga ipfuye, mwishyizemo ko ntacyo mugomba gukora, mbese mugomba kubeshwaho n'abandi, ntabwo abandi babereyeho mwebwe. Nubwo tubayeho mu buryo buri social, ariko ntiwumve yuko ngewe mfite 5,000 ndi bukuremo 1,000 cyo kuguha, kuko nta gahunda nta planning ufitiye. Mubyumve neza, ubu n'ubutumwa ahangaha ngeze, n'ubutumwa bwanyu mubyumve mukuruguture. Ntabwo ari byiza, ntabwo bihwitse kwirirwa mutesha abantu umutwe, aho mutagize ibitekerezo bibafasha kugira icyo mutangira, ahubwo umuntu akaza akabasapotinga kubera ko yabonye ko hari icyo mwakoze. Mu turere dutandukanye hari abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Ngewe personally niganye n'umukobwa ufite ubumuga bwo kutabona, sinigeze mubona asabiriza. Yize muri kaminuza y'u Rwanda arayirangiza, yize ari mu banyeshuri 5 ba mbere baza kuri ranking y'imbere. Afite impano yo kuririmba, wenda nubwo atayikomeje, ariko ubu ni umuntu ushobora guhembwa hejuru ya miliyoni y'amanyarwanda. Uwo nguwo se kuki ari kuyahembwa? Dufite umuhanzi witwa Niyo Bosco, indirimbo ze benshi mwarazimenye, ntafite ubumuga bwo kutabona. Yigeze akubwira umwandikire se? Ariyandikira, yamenye uwo ari we, yakoresha ubwonko. Ubu arya amafaranga menshi y'abahanzi benshi arabandikira. Ku benshi hari igihe babona atarimo gusohora imiziki bakagira ngo inganzo yaramushenye. Ntabwo yamushiranye, afite akazi kenshi, ari busy, yandikira abantu benshi. Abo ba Dorcas si ubandikira benshi, yandikira abantu benshi. Singiye kubarondora kuko si we kiganiro, ariko n'urugero ngiye naguhaga rw'abantu wamenye bagize ubushobozi bw'imitekerereze barabukoresha. Ntabwo rero ugomba guheranwa nuko ngo ufite ubumuga. Uva muri ayo, ntabwo ubumuga ari byo uzajya gucuruza, ibyo ntabwo bigezweho. Ikigezweho ni ugukoresha imbaraga z'umutwe, imbaraga z'ubwonko, kugira ngo ugire aho wigeze. Hari umusaza w'Irutsiro, mu karere ka Rutsiro, namusanze ahantu hitwa mu Gisiza. Abazi Rutsiro uri kugira ubavuye ahitwa Kongo Nile, ku karere ka Rutsiro ujya i Rubavu. Namusanze ari kurangura inanasi atabona, azibwirwa n'iki? Amenye zihiye, nta muntu umubwira, apfa kuyimuha mu ntoki. Amenye inanasi nziza, akamenya inanasi nini, akamenya inanasi y'ubwoko bwiza yifuza, akarobanura agashyira hariya. Umufasha amufasha gusa gushyira mu mifuka no kumenya niba umufuka wuzuye, ibintu nk'ibyo, no kubipakira, nta kindi. Uwo aritunze, atunze n'umuryango we. Hari benshi nakubwira, i Rubavu hari abafite ubumuga birirwa mu mirimo itandukanye bagigoma, bagaruka batwaye imizigo. Abo ntago basabiriza, ahubwo batunze za miliyoni na za miliyoni, bubatse amazu, bibeshejeho abana babo, biga mu bigo byiza. None wowe urahura garamye ngo wacitse ukuguru, nibyo uri kurisha. Ntabwo bishoboka. Igihugu kiragukeneye, gikeneye ubwonko bwawe. Uyu munsi abantu benshi baricaye babuze akazi. Ntabwo uricara ngo kuko wavuye mu kazi ka UNDP ngo wicare gusa, no. Ugomba gutekereza, ugashaka ibyo ukora bikubyarira umusaruro. Muve muri ayo. Hanyuma rero nsoza, reka nibwirire abantu bitwa abakobwa, ubutumwa ni ubwanyu ngiye gusoreza. Muve mu kintu cyo kumva ko muzabeshwaho n'abasore. Abasore se bafite aya mafaranga? Ntayo. Cyangwa se ngo muzabeshwaho n'abagabo? Abo bagabo barayafite pe bamwe, ariko nubwo bayafite, my dear, kugira ngo amafaranga bayabone baba biyushya kuza rero mubakiniraho, ntabwo bizakunda pe. Namwe nimukura amaboko mu mufuka mujye gukora. Ntabwo ibitsina byanyu ari byo ntabwo ari byo muzarishisha. Mubyita ko ari imari idahomba, sawa. None se muzabikora kangahe? Nimumara kugera mu myaka 35 n'ubundi bizarangira iyo mari yanyu igiye bahombera. Mushora ahantu hari faisable,
mushore mu bintu biri durable. Naho sex muyikora, ariko muyikore nk'ibintu byo kwinezeza, atari ibintu byo kuvuga ngo ni naho washoye. No, ibyo ntago bikora. Please my sisters, ndabasabye iki kintu rwose ni ubutumwa ngewe mbageneye hano kuri PBO Entertainment TV. Turabakeneye, ariko ntabwo tubakeneye muri uwo mujyo. Ntabwo ari byo. Hahandi uzajya gufera umusore ukamubeshya ukamwumvisha ukuntu nta n'ikintu na kimwe wari wakora, kumbe umaze guhura n'abagabo 40 bose bakuzi bwambure, bose ngo bakuyemo amafaranga, ugasanga ni n'amafaranga y'intisha ntikize, ngo bakuguriye telefone, ngo mwasohokanye Rubavu, so what? Ibyo bintu ntabwo bihwitse. Ubu butumwa ni ubwanyu mwe bakobwa. Niba uri kunyumva ari ninjoro, wumve yuko ari wowe mbwiye. Niba unyumva ari ku manywa, wumve ko ari wowe mbwiye. Niba unyumva ari mu gitondo cyangwa ku mugoroba, ni wowe mbwira, wowe mukobwa utarashaka. Ntabwo igihugu kizatera imbere kigifite abakobwa bari kwijanisha riri hejuru, bameze nk'uko nguko ndayimbigarutseho. Niba uyu munsi inkunga zarahagaze, ese mwebwe murumva muzagenda mugarame noneho igihugu gitera imbere? Ntabwo iryo garama ryanyu rwose ryateza igihugu imbere, ntibishoboka. Muzagarama imibiri yanyu yishima, ariko igihugu cyo gikomeze gusubira inyuma. Mureke kubibyangama ibyizi. Abize ni mushaka ibyo mukora, ntabwo ari ngombwa ngo ukore ibyo wize, ariko shaka ikikora. Niba ufite impano, yibyaza umusaruro, gerageza ushake nyine ikintu ushoboye ugikore. Kuki mwumva yuko mutakora ibintu biciriritse ngo mutere imbere, muhere hasi muzamuke? Ikibazo cyanyu mwumva yuko mugomba guhera hejuru. Niyo mpamvu muri kujya kubeshya abagabo nako abasore. Umusore yarekoze arikokora, yanga gushaka, yanga kurya iryo raha, ageze mu myaka 40-50, urarangije uraje uramubeshye ngo uramukunda, nawe aragiye ngo yagukunze, ngo ubwo byakomeye, agukoreye mariage, dore nibyo mwamushaka. Sibyo ko nazo nyine nazari ibibazo, amara kuyikora n'amafaranga yarayakoreye rwose ahari, nyuma y'amezi 6 ngo divorce. Yenda byemera da, iryo tegeko ryashyizweho ngo bazajya bafata imyaka 5, ngo utaramarana n'undi imyaka 5 ngo divorce ntabwo bazajya bayihabaha. Turabizi neza ko mwebwe bakobwa mwamaze gukora inama. Ubu ngubu mufite gahunda yuko muzajya mujya mu ngo mugafata ya myaka 5, mukigira abana beza, mugashyiramo udupira, mugashyiramo ibihato, ntimuri kugira ngo mutabyara. Mwamara gushyiramo bya bihato, mukabeshya abagabo we, mukabereka ko mubakunze we, imyaka 5 ikagera, mwarangiza mukabatega abagenzi banyu, inshuti zanyu zirirwa mu ngo zanyu zihema abagabo birirwa bikokora, birirwa birya bakimara kugira ngo mwambare neza, muse neza, mushyireho izo ngohe n'izo nzara. Ubundi mukamutega abo bakobwa bagenzi banyu n'inshuti zanyu, muzahamo komisiyo, mumaze kugabana, mumaze gupasuramo kabiri. Ibyo bintu ntabwo bikwiriye, turabizi ko ari zo gahunda mufite abenshi. So please stop. Uwo ni umwanda, ntabwo rero bikwiye. Iyi ni message yanyu, ari nayo nsorezaho. Hanyuma kandi ubwo dukomezanye kuri move ikurikiyeho kuri PBO Entertainment TV. Kandi nimbyibagirwa nkabivuga uko bitari, ngira ngo mujye kubireba, biranditse. PBO Entertainment TV niyo turiho, niyo turi kuvugiraho, kandi niyo tuzakomeza kuvugiraho. Ndabashimiye rero bari banteze amatwi, ngira ngo ni cyo kiganiro nifuzaga kubagezaho. Ngiye wakibagezagaho ni Paul Billy. Hanyuma nitwa Paul Billy kuri Facebook, nitwa Paul Billy official 06 nitwa Paul Billy nitwa Paul _Billy _06 kuri Instagram. Hanyuma kuri Facebook nari maze kubivuga ni Paul Billy, ariko ni Paul kuri L ugashyiraho O. Hanyuma page ya YouTube yacu yitwa n'ubundi
PBO Entertainment TV, niyo ngiyo. Mujyeho mukande follow, mwihute mukande follow. Hanyuma kandi ngira ngo iyi support yanyu nta yindi ni ukubana natwe, niyo mpamvu dukoze iyi video kugira ngo tubagezeho gahunda dufite muri no minsi. Hanyuma rero ushaka video cyangwa ushaka amakuru, ushaka ibyegeranyo byose nahangaha bisanga, ahandi hose nta bihari, biri hano. Ndumva ari ibyo, ibindi Nyagasana abaha umugisha. Hanyuma ubundi dukomezanye mu makuru, mu byegeranyo no mu nkuru z'ubwenge zitwa Bwenge bwa None. Hanyuma kandi icyo nari nibagiwe mbere yuko ngenda, iyi approach nshyashya nayo tuyifitiye izina, nayo turaza kurilauncinga vuba, ariko ibyiza nuko narebabwira. Ubundi twabyise ibuye mu makuru. Ni ugutera ibuye mu makuru, kuriteramo ibuye akagira ikibwejuru, kizajya kibwejura. Rero ubwo tuzaba tugihamije mu rwasaya. Ngayo nguko, ubwo ndabashimiye, Nyagasana akomeza bishimire. Ubwo kandi butanyuzwe n'ibyo tumubwiye, ubwo nawe abaze, cyangwa se nutabaza ubwo sinzi ibyo uraburimo. Nyagasana irakomeza bishimire, turi kumwe. Ciao.